wiyumvire wange. Munyikirize ngo amen. Ibya Rudovi kuri kukwaka vanse ngo guha akazi byange. Munyikirize ngo amina. Haleluya. Ibya bakonsesa binjiye iwawe utabatumiye ubyange. Ibyinjiranye umugabo wawe bitaraje bikomanze ubyange. Ibyinjiranye umugore wawe wakoye ubya sheni konsenima. Haleluya. Aravuga ngo ugira gute? Kurambagizwa bupfa ubyange. Turashimira Imana yuko abantu atari bo bazamukayo, ahubwo hazamuka ubuntu, hakazamuka n'amasengesho. Nimunyikirize ngo amen. Iyo haba hazamuka abantu, muranyumvise neza? Inosa abahise agenda kuko namusanzemo yarakishijwe kera. Iyo haba hagenda abantu, haba hagenda abapasiteri n'abavugabutumwa. Ariko turashimira Imana ko hajyayo amasengesho hakajyayo n'ubuntu. Ari byo bituma Imana ihaguruka mu byimbo byayo. Nubwo uri mu ntambara, nubwo uri mu bibazo, nubwo ushonje, ariko amasengesho yariyo. Nimunyikirize ngo amen. Nibwo uri mu manza ukaba utuye hagati y'ababisha, ariko ubuntu bwawe bwo bwarazamutse. Koruneliyo we, turashimira Imana muri iri teraniro yuko amasengesho ari yagerayo. Bivuze ngo munyikirize ngo amen. Ubaye utaje gusenga, kuzamuka imbere y'Imana kwarangiza kukanakomanga, waba ugejeje isaa 9 uvunikira ubusa. Ariko ubwo tugize amahirwe tukaba tumenyira ibanga, tugiye gusenga amasengesho azamukira imbere y'Imana. Munyikirize ngo amen. Muranyumvise? Amasengesho azamukira he? Ntago turi bwite ko waje watebeje, ntago bitureba. Nta nubwo turi burebe ko waje wambaye neza. Sinijwi ryiza rijyayo. Munyumve neza, munyikirize ngo amen. Nta nubwo ari umuntu ukomeye ujyayo, ahubwo harazamuka iki? Amasengesho. Aya tugiye gusengera aha niyo ari bukomangira Imana. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Niyo ari bukomanga urugi, kandi ni nayo ifite ububasha bwo kugera imbere y'iki? Bishatse kuvuga iki? Ntago Imana ibyitayeho yuko ipantaro wayihinduye icupa, ahubwo icyatumye uyihindura icupa nicyo kiri bugeyo. Ko musetse? Nta nubwo ibyitaye yuko utega ibitambaro neza, ahubwo ikintu gituma wibuka kugiteguje gusenga nicyo kiri bugeyo. Munyikirize ngo amen. Nta nubwo hari bugeyo amasengesho y'iminsi 3 wasenze, harajyayo impamvu yatumye uyisenga. Munyikirize ngo amen. Turashimira Yera. Ntago hari bugeyo yuko waguze intebe nyinshi mu rusengero, ahubwo harajyayo icyatumye uzigura. Ubu nicyo kiriyo kiri gukomanga. Munyikirize ngo amen. Ntago hari bugeyo impamvu yatumye uhisha yuko uri umugore. Ntago hari bugeyo yuko uri umugore, ahubwo harajyayo icyatumye uhisha yuko uri iki? Uri umugore. Turashimira Imana. Nagiri burebe impamvu wihangana ukagura byinshi byo kwisiga ukigira mwiza. Ntago iyo ngiyo iri buyirebe, iri burebe impamvu ituma ubyisiga. Ntago amafaranga bigura iri buyarebeho, irareba impamvu ituma ubyisiga. Munyikirize ngo amen. Urebe ukuntu ari nziza. Nta nubwo yareba impamvu ijipo wayiciyemo kabiri, irareba impamvu ituma uzambara ari ngufi. Niyo impamvu iri bugeyo. Ntago kuba yambaye ari ngufi ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni icyatumye uyigira ngufiya. Atwaye ababa ba mbere buri munsi, agusigiye ababa ba mbere uturutse inyuma. Abambere mu banyuma niba gusigiye. Atwaye abagore, nawe reba. Araje mu rugo iwawe, sheri arayitwaye, hani arayijyanye, usigaranye daforoza. Reba, atwaye ijwi, ntajwi, atwaye
inzozi nta no kubona n'ikigori, atwaye amakorasi akaba akabonye ntugaheruka, usigariye aho. Arangije amutumaho aramubwira ngo mugende mumusake. Byange gira ibintu wanga, garagaza geste yuko utabishaka. Ibyo Benihadadi yatumye uyu munsi byange, ibyo yakoherereje byange, ibyaje mu mugongo wawe utabitumiye byange, ibikugenda mu mavi byange, ibikugenda mu mutwe byange, ibirara bikomanga iwawe byange, ibigenda hejuru y'inzu ubyange. Umutima umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Haleluya. Ngo ni umutima wande niwo ukomanga iki ushaka kureba nde? Imana ishimwe. Mukirize ngo amen. Yigeze umugabo witwa Koruneliyo ibice 10 mu byakozwe n'intumwa ngo yari umunyedini, niko Bibiri ivuga. Nimunyikirize ngo amen. Noneho ngo Bibiri mwita umunyedini, ariko ngo yakundaga gusenga, hanyuma ngo akubaha Imana n'ab'urugo rwe bose. Muranyumvise? Hanyuma ngo akagira n'ubuntu bwinshi. Munyikirize ngo amen. Hanyuma uyu Koruneliyo ngo yari umutware utwara ingabo z'umutwe w'ingabo zitwa Italiyana. Bivuga ngo nta mwanya wo kuba mu biterane nk'ibi yagiraga, ariko yari yarafashe icyemezo. Munyikirize ngo amen. Afata icyemezo cyo kubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose. Muranyumvise? Arangije afata n'icyemezo cyo kuzajya agirira abantu neza, ubuntu. Haleluya. Arangije ngo afata n'ikindi cyemezo cyo kwitoza gusenga ubudasiba. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ngo igihe kimwe ngo agiye kubonabona ku mugaragaro. Munyikirize ngo amen. Ngo ku masaha nk'ayo ya 9 ngo abona marayika mujeho. Munyikirize ngo amen. Aramubwira ngo Koruneliyo we, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byo byarazamutse, kandi bizamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana ishodikonse ishobora byose. Muyikomera amashyi Imana. Aleluya. Turashimira Imana yuko abantu atari bo bazamukayo, ahubwo hazamuka ubuntu, hakazamuka n'amasengesho. Nimunyikirize ngo amen. Iyo haba hazamuka abantu, muranyumvise neza, Inosa bahise agenda kuko namusanzemo yarakishijwe kera. Iyo haba hagenda abantu, haba hagenda abapasiteri n'abavuga butumwa, ariko turashimira Imana ko hajyayo amasengesho hakajyayo n'ubuntu. Ari byo bituma Imana ihaguruka mu byimbo byayo. Haleluya. Imubwiye yuko imwibutse ko ari umusirikare, ivuze yuko ari ayobora umutwe w'ingabo. Iyo iramubwiye ngo gusenga kwawe, nimunyikirize ngo amen, ndetse n'ubuntu byawe nibyo byazamutse, nibyo bitumye amanuka Koruneliyo we. Munyikirize ngo amen. Nubwo uri mu ntambara, nubwo uri mu bibazo, nubwo ushonje, ariko amasengesho yariyo. Nimunyikirize ngo amen. Nibwo uri mu manza ukaba utuye hagati y'ababisha, ariko ubuntu bwawe bwo bwarazamutse Koruneliyo we. Turashimira Imana muri iri teraniro yuko amasengesho ari yagerayo. Bivuze ngo munyikirize ngo amen. Ubaye utaje gusenga, kuzamuka imbere y'Imana kwarangiza kukanakomanga, waba ugejeje 9 uvunikira ubusa.
ariko ubwo tugize amahirwe tukaba tumenya iri banga, tugiye gusenga amasengesho azamukira imbere y'Imana. Munyikirize ngo amen. Muranyumvise? Amasengesho azamukira he? Ntabwo turi bwite ko waje watebeje, ntabwo bitureba. Nta nubwo turi burebe ko waje wambaye neza, si n'ijwi ryiza rijyayo. Munyumve neza, munyikirize ngo amen. Nta nubwo ari umuntu ukomeye ujyayo, ahubwo harazamuka iki? Amasengesho. Aya tugiye gusengera niyo ari bukomangira Imana. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Niyo ari bukomanga urugi, kandi ni nayo ifite ububasha bwo kugera imbere y'iki? Bishatse kuvuga iki? Ntago Imana ibyitayeho yuko ipantaro wayihinduye icupa, ahubwo icyatumye uyihindura icupa nicyo kiri bugeyo. Ko musetse? Nta nubwo ibyitaye yuko utega ibitambaro neza, ahubwo ikintu gituma wibuka kugiteguje gusenga nicyo kiri bugeyo. Munyikirize ngo amen. Nta nubwo hari bugeyo amasengesho y'iminsi 3 wasenze, harajyayo impamvu yatumye uyisenga. Munyikirize ngo amen. Turashimira yera. Ntabwo hari bugeyo yuko waguze intebe nyinshi mu rusengero, ahubwo harajyayo icyatumye uzigura. Ubu nicyo kiriyo kiri gukomanga. Munyikirize ngo amen. Ntago hari bugeyo impamvu yatumye uhisha yuko uri umugore. Ntago hari bugeyo yuko uri umugore, ahubwo harajyayo icyatumye uhisha yuko uri iki? Uri umugore. Mbabwiye nabi ko ndamwumiwe? Munyikirize ngo amen. Ndahamara iminota mike ntimwayumvise, imike ngahita nta. Haleluya. Turashimira Imana. Nagiri burebe impamvu wihangana ukagura byinshi byo kwisiga ukigira mwiza. Ntabwo yangi iri buyirebe, iri burebe impamvu ituma ubyisiga. Ntago amafaranga bigura iri buyarebeho, irareba impamvu ituma ubyisiga. Munyikirize ngo amen. Urebe ukuntu ari nziza, nta nubwo yareba impamvu ijipo wayiciyemo kabiri, irareba impamvu ituma uzambara ari ngufi. Niyo impamvu iri bugeyo. Ntabwo kuba yambaye ari ngufi ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni icyatumye uyigira ngufiya. Menya mbabwiye nabi, kamvuga utwiza dusome ijambo ry'Imana. Munyikirize ngo ni any cons. Munyikirize ngo amen. Dusome igitabo cya mbere cy'Abami. Nagire burebe impamvu ipantaro wazimanuye hangaha, kuba ubyibushye byirabireba, ahubwo impamvu wayigejeje aha niyo iri buzamuka ikajyayo. Ubu reba ukuntu nabyibuka. Yari yavuze ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe byose uko bigize gute. Umva ukuntu ikaze. Ubu n'umuntu wasomye muri 2023 na 2023 nabyo irabizi. Ubu byo biriyo bifite n'ububasha bwo gutangira ya wasenze. Dusome ijambo ry'Imana. Urumva ukuntu ari nziza? Kuko niba ubasha kubika amafoto, nakaye kantu kabika amafoto cyane kakayabika ku buryo utazayaburara. Email. Niba ubasha kubika amafoto yawe kuri email, ukayamarana imyaka 5, 6 ndetse 12 ndetse 20, birumvikana ko yawe iyabitse mbere yuko ikurema mu nda ya nyoko. Ubwo na yayindi yo mu mfuruka nayo irayibona. Mbega yitwicaye imbere ukuntu ari nyabwenge, mbega ukuntu ari umubitsi mwiza. Munyikirize ngo amen. Urabe ntago waya
esiteri aya rudoviko wananiwe kwibagirwa ngo nuko yo nirangiza yajugunye yarayabitse itaramurema ubu yo ariyo. Niba ari meza arazamukira imbere y'Imana, ariko niba ari mabi afite ububasha bwo gutangira Usenze. Kadusome ijambo ry'Imana. Twari turirimbye ngo ndetse umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi, kandi ubu niba tugiye gusenga aya masake tugiye guhamagara Imana kugira ngo ayacu ayatumye tubyuka mu gitondo tukaza imbere y'Imana kugira ngo dusige tuyabitseyo kuko yafite ububasha. Munyikirize ngo urabukuna amasengesho ari meza, munyikirize ngo amen. Kwanza impamvu yagiye nta nubwo bindeba kara agaciyemo, munyikirize ngo amen. Urabukunda ari meza. Iyo wicaye hano ukayatuma ipantaro kayabwira uti wa masengesho ngo utumye ipantaro ebyiri zo nari mfite zacitse, warangiza ukitahira. Amasengesho afata gahunda yo kuyishaka, asigara ashaka amapantaro. Munyikirize ngo amen, munyikirize ngo amen. Uritahira ukaryama yakarara mu kazi, arara ashaka ikintu wayatumye. Munyikirize ngo amen. Akikubita kwa wararisi yasanga atayatanga akavayo, abati akajya kwa Inosa yasanga atariyo, aremera akambuka akajya no hanze kuko tujya tubyumva ngo ndayambaye kandi yavuye hanze. Amadikos amasengesho ubaya tugiye gusenga na amasengesho tugiye gutuma turaha twarangiza tukitahira, agasigara ashaka ibyo tuyatumye. Munyikirize ngo amen. Icyakozayo niba atari ufite uzinga ibitabo utahe, cyangwa ujye mu murongo w'abari kuyasenga. Dukomezanye mu izina rya Yesu. Munyikirize ngo amen. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 20. Naje nshaka ko twiga ku ijambo rya Yesu ahaza abantu 5,000 ukuntu yabahagije bakarira aho ngaho bakagira n'ibyo batahana. Kirize ngo amen. Ushinzwe kurira aha ukagira n'ibyo utahana. Uranyumvise? Ku buryo umugabo wasize mu rugo ari bubiryeho, ku buryo abana wasize bari bubiryeho, bakicara ku meza bati turi kurya amasengesho. Mwikirize ngo amen. Wagakwiye kuburaha ku buryo umuturanyi muturanye uri butahe yakubona kaningunika kubera ibyo wikoreye, kavuga ati kwa gatatu ntazansiga. Niryo numvaga nshaka ko tuvugaho. Haleluya. Ariko numvise umwuka nzanire. Munyikirize ngo amen. Umva ukuntu Bibiliya ivuze. Nubwo uwaca tubwiye ngo ibyubike, munyikirize ngo amen, ariko turashaka kureba abari ibyubikire ko atari bo babigiramo uruhare. Ushatse kuvuga ikiza? Zakayo kugira ngo abone Yesu yumvise igihiriri kiza kimukurikiye, yicunga ubugufi bwe, abona nta cyabukemura, ahitamo kurira igiti. Urwo ni uruhare rwonyine Zakayo yashyizeho, no kuba yarakanuye akareba atya mu bandi, iyo atarushyiraho ntibyari kwemera. Wumva ukuntu ukenewe, aho wicaye urakenewe. Ntabwo bigomba yuko ugomeza kwegama gutya gusa kuko urwo tugiye kuburana turaruburana duhagaze. Mwikirize ngo amen. Umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo yumvise igihiriri ngo Yesu arimo araca mu mudugudu, apfupfunuka mu nzu. Munyikirize ngo amen. Azaho Yesu arimo kunyura. Haleluya. Iyo atava mu nzu ntiyari gukora kuri Yesu. Bivuze ngo uruhara rwawe rugize gute? Munyikirize kugira ngo abyubike uramwereka aho biri. Imana ibaha umugisha. Umva ukuntu Bibiliya ivuze. Benihadadi umwami w'Isiriya yendereza Ahabu. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 20 umurongo wa mbere. Mwahageze mwese? Benihadadi umwami w'Isiriya yendereza Ahabu. Aka kajambo ni kabi.
aka kantu ntukarenze ingoyi ni kabi. Umva ukuntu avuze ngo bukeye Benihadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose, yari ari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare, nuko atera i Samariya arahagota araharwanya. Benihadadi atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisiraheli aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti Benihadadi, uranyumvise? Benihadadi yadutumye ngo wumva utu tuntu, ifeza zawe n'izahabu zawe nibye, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza, ngo nabo nabe. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati bibukuvuze mwami nyagasani, ndi uwawe n'ibyo mfite byose. Umva ubwoba, ubu ni ubwoba. Nta muntu murahura yahuye n'igikeri mu muryango bugacya yimuka kubera igikeri. Ndi uwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye uretse wumve, intumwa ziragaruka ziravuga ziti Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe, ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe, basake mu nzu yawe no mu nzu y'abagaragu bawe, icyo bazahabona kikunezeza cyose bazakende bakizane. Umvise akandi kantu? Maze umwami w'Abisiraheli atumira abatware bo mu gihugu cye bose, arababwira ati namwe nimunyumvire, nimwumve murebe uko uyu mugabo adushakaho urwenzo. Dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye, simbimwima. Nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati ntumwumve, wange. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ntumwumve ugira ute? Amwumvise umugabo w'agasuzuguro bakita k'ibihekane. Yari munyikirize ngo amen. Tugiye gusenga amasengesho atambuka ikirere, agatambuka inyenyeri, akajya gukomanga imbere y'Imana, ikaza ikabyubika ikadukiza Benihadadi. Bibiliya ivuze ngo iki? Bari abami babiri, umwami w'Abisiraheli ndetse na Benihadadi umwami w'Abasiriya. Ahabu yari umwami w'Abisiraheli. Umunsi umwe Benihadadi ngo aramurwanya, amaze kumurwanya intambara irangiye, abaramubonye, abonye uko Ahabu arwana, arongera amuteraho ikindi gitero gikomeye, amutumaho intumwa ziraza ziramubwira ziti Benihadadi mwarwanye ejo bundi akakwiyereka. Ntabwo ibyo ari hariya byarangiriye, mu nduru siho byarangiriye, mu rubanza siho bishiriye. Umva uko adutumye, aravuze ngo ifeza n'izahabu byawe nibye,
ndetse n'abagore bawe n'abana bawe, kandi baruta abandi ubwiza. Ntago ashaka bashiririye amenyo, ntago ashaka b'impingikirane mu kanwa, ntago ashaka bareshya n'ingingo z'amakuru. Nta manyobwa ashaka. Aravuze ngo arashaka abaruta abandi ubwiza. Usibye kubeshya umuntu ugutwaye ifeza akagutwara izahabu akagutwara umugore akagutwara abana agusigiye iki? Birambabaje ukuntu ibi bintu urimo kubyumva ukegamye. Wari ukwiye kuba wegutse kare. Munkirize ngo erega hari nta rubanza baburana bicaye. Nyumvira, atwaye ifeza atwaye izahabu, atwaye umugore atwaye abana, atwaye ababa ba mbere buri munsi, agusigiye ababa ba mbere uturutse inyuma. Abambere mu banyuma niba gusigiye. Atwaye abagore, nawe reba araje mu rugo iwawe, sheri arayitwaye, hani arayijyanye, usigaranye daforoza. Reba ku musozi ubyaye karindwi ukitwa konsesa. Kutavuga, reba ibituye mu mugongo utarabitumiye, reba iba mu mavi ugendana utarabihamagaye, reba ibikugenda mu mutwe utarabizanye. Ubwo tubyemerera ko ndeba mukegamye se? Amutuma haramubwira ati nibyo nshaka. Kubera ubwoba. Kubera iki? Kubera ubwoba ati bijyane nzafata indi kredi. Wenda niko Imana yabigenje. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa uhengamira muri iryo. Abonye ko bijyanye kwa Habu byemera, kurya ibyo kwa Habu byoroshye, gutwara ibyo kwa Habu bidasaba imbaraga, bidasaba gufata igihugu no kujyayo mu gitondo bizana, ngo yongera gutuma intumwa kandi. Munyumvire akandi ka kabiri. Reba atwaye ijwi nta jwi, atwaye inzozi nta no kubona n'ikigori, atwaye amakorasi akabonye ntugaheruka, usigariyaho. Arangije amutumaho aramubwira ngo mugende mumusake. Uzi umuntu wagusatse aracurika amavarisi, aracurika amagariderobe, aracurika uburira, arasasura akimura n'ibitanda hafi yo kubiha. Umuntu uri gusaka bohereje gusaka, akajambo ko gusaka ni kabi. Yo nako ni kabi. Uzi ko iyo bagusaka n'ibishagori warunze mu rutoki bihambiriye nabyo barabihambura. Uzi ko bagusaka naho warunze icukiro ry'ibishingwe naryo bakarisanza. Uko niko basaka. Imana idufashe. Yohereza abagaragu aravuga ngo mugende musake kwa Habu. Umva ikintu bari gusakayo, ngo ni ikintu gituma Habu aseka anezerwa. Agutwaye umugore urakomeza urabyina, atwaye abana ukomeza guhimba indirimbo, akazi karagenda ukomeza kuza mu rusengero, umugabo agukubise ninjoro urakomeza urahanura,
Rabati nabira simba ishaka nuriya mwuka wera mu muvanemo n'ijwi muritware n'indirimbo muzitware ibintu mubona bimunezeza mubizane nabyo. Benihadadi agasuzuguro yasuzuguye Ahabu karakomeye. Noneho kuri ubu Ahabu agarura akenge. Haravuga ati iby'ubushize byabereye iwanjye mu nzu, rubanda ntibabimenya. Rabati iby'ubushize byabereye iwanjye mu nzu, n'abagaragu ntibamenye ibyo ari byo. None isaka rije riragera no mu isibo, riragera no mu mudugudu, ibi bintu bigiye kunkoranaho na rubanda. Akenge karagaruka ati reka mpamagare munyikirize ngo amen. Haleluya. Ngo ahamagara abatware, nibwira ko wari nk'umutwe w'abantu bumva Imana bayihamagara ikitaba. Wari de consenima, wari nk'umutwe w'abahanuzi bavuga uwera, arabahamagara arabiyegereza. Munyikirize ngo amen. Aravuga ati risaka ritarabaho. Haleluya. Ariko nukurura cyegamye. Aravuga ati risaka ritarabaho, atumira abatware ngo baraza. Arangije arababwira ati namwe nimunyumvire ukuntu uyu mugabo dushakaho urwenzo. Ubwa mbere yantumyeho ngira ngo ibyo atwaye nibyo. Yantwaye umugore atwara abana kandi atwara abaruta abandi ubwiza, ndemera sinabimwima. None ubu icyo yatumyeho yavuze ngo arashaka ikintu gisigaye gituma mvuga Imana, nicyo aje gutwara. Arashaka ikintu gisigaye gituma nambara neza, nicyo aje kujyana. Yaraje gutwara ikintu gituma nseka, nicyo aje gutwara. Abatware baramwumvira, baramubwira bati ntumwumvire. Ubwo ubuza akantu ukora imbere y'Imana. Oya, ubuza akajeste ukora imbere y'Imana. Munyikirize ngo amen. Baramubwira ngo kuri ubu bwo numwumvire wange. Munyikirize ngo amen. Ibya Rudovi kuri kukwaka vanse ngo guha akazi byange. Munyikirize ngo amina. Haleluya. Ibya bakonsesa binjiye iwawe utabatumiye ubyange. Ibyinjiranye umugabo wawe bitaraje bikomanze ubyange. Ibyinjiranye umugore wawe wakoye ni konsenima. Haleluya. Aravuga ngo ugira gute? Kurambagizwa bupfa ubyange. Wowe wisobanukiwe byange. Munyikirize ngo amen. Urubarubura nabahagaze nimunyikirize ngo amina. Aravuga ngo byugira gute? Guhora uhembwa uri muri mwe, guhembwa umushahara n'ubundi ukaza uri muri mwe ubyange. Munyikirize ngo amen. Munyikirize ngo amen. Gucuruza kurujete ufite diplome byange. Sheto kiti konsenima byange. Mu byange gira akantu ukora imbere y'Imana ubyange. Ibyo yagutumye ha byange. Sheni konsenima. Bakwicaje ku ntebe, Benihadadi ari kuyinyeganyeza buri munsi ngo aguhirikeho byange. Tugiye gusenga Imana byange. Yaraje unanuka kandi urya ku manywa na nijoro urangurananuka. Yinjiye mu bana bawe urababwira ngo baze bakagenda, babwira kugenda bakaza byange. Byange. Harabwira ngo icyo narinje kureba ni ikintu gituma Benihadadi asigaye aseka. Tugiye gusenga Imana. Mwese uko muri aho ku ruhimbi muze hano imbere tugiye gusenga. Ugura imodoka uyiparike ngo esanse yarabuze. Ngo iki? Se ko ndabo utagira akajeste ukora imbere y'Imana.
neza inzara ikwice guhera umwaka urangire birangire ngo hahirwe uwihanganira ibimugerageza. Ubu warabyemeye kwicarana nabyo ngo hahirwe uwihanganira ibimugerageza. Urambagizwe rimwe kabiri gatatu kane ubukwe bupfa ngo hahirwe uwihanganira ibimugerageza. Ubwo byange gira ibintu wanga, garagaza geste yuko utabishaka. Ibyo Beni Hadadi yatumye uyu munsi byange, ibyo yakoherereje byange, ibyaje mu mugongo wawe utabitumiye byange, ibikugenda mu mavi byange, ibikugenda mu mutwe byange, ibirara bikomanga iwawe byange, ibigenda hejuru y'inzu ubyange. Tugiye gusenga Imana, ntabwo ukwiye kubyemera. Gira ibintu wanga. Ibya mbere byaragiye ariko iby'uyu munsi tubonye inama. Ibya mbere byaragucitse ariko uyu munsi tubonye umujyanama byange. Tugiye gusenga Imana. Byange 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 ibyasengereje abana bawe byange, ibyafatiriye akazi kawe byange, ibyafatire mariage yawe byange byange byange, ibyahagurukiye umunezero wawe bigatwara umunezero wawe byange, ibyahagurukiye business yawe byange. Vuga ngo ndabyanze. Kiragucubakana ngo ndabyanze. Ibyahagurukiye iterambere ryawe byange, ibyahagurukiye ministeri yawe byange. Talashalamo hakana byange. Turabyanga hano mu Rukiri, turabyanga, turabyanze, turabyanze, turabyanze. Impfu zitunguranye turasanze, akagambane turakanze, uruzerero turarwanze, alarasha izingo turasanze, abarabacuragura turabyanze, ibitambo by'abapfumu turabyanze, katika jina la Yesu turabyanze, akagambane turakanze, uburwayi bwa buri kanya turabyanze, turabyanze byose turabyanze mu izina rya Yesu. Indwara z'amayoberane turazanze, agasuzuguro ka Beni Hadadi turakanze, abadayimoni badutwara ibyishimo, abadayimoni badutwara ikintu cyose cyatuma tunezerwa, abadayimoni badutandukanya n'Imana, agasuzuguro kariko kose, ubukene, kudashingira, kutabyara, kudakundwa, kutabona perime, kudatunga imodoka, karande, ibyaha turabyanze, rwawe kwitambika imbere byange kubita turabyanze. Tashakara sharabo taramandone pai rara shakala mandola sofele bonegre de bon shelo pretesta la bonegre de boy. Abadayimoni b'igisuzuguriro, senga ugenda ubyange, abadayimoni bo kubaho nabi byange turabyanze, uruzingo rwo mu miryango turabyanze, abazimu bavuze ngo ntituzatera imbere, abavuze ngo ntituzashaka bakiriho, abavuze ngo ntituzabyara bakiriho, abavuze ngo urushako ntiruzaduhira bakiriho, turabyanze, turabyanze. Dukora imyigaragambyo yejejwe, dukora imyigaragambyo yejejwe, igaragambye mu buryo bwejejwe, ugira ibintu wanga. Turakora imyigaragambyo yejejwe, twanze agasuzuguro, twanze abazimu, twanze abadayimoni, twanze imikorere yabo. Ibigugu n'umutima wawe
turabyanze byaguciye umugongo turabyanze bikumenagura umutwe turabyanze byose ibigutera diyabete turabyanze byose turabyanze amadeni ya buri kanya ndayanze turabyanze yego ndabyanze za cyamunara za buri kanya ndayanze turabyanze byose uruzara rwa buri kanya turabyanze yego turabyanze ibihombo turabyanze akagambane turakanze ibya mbere twaremeye ariko iby'ubu ntabwo turi bubyemere iby'imyaka yarangiye twarabyemeye ariko muri 2024 turabyanze ibyabaye byari bihagije byabereye mu ibanga ariko ibishaka kuba ku karubanda turabyanze iyi ni imyigaragambyo yejejwe turabyanze mana izina rya Yesu dukubitira abasimu izina rya Yesu dukubitira abarozi kubita dagoni tera urudimbe hasi byubike birangire kubita abasimu izina rya Yesu tugumana abana bazima umwana muzima niwe wacu umuzima niwe wacu umuzima niwe wacu talashaye katika jina la Yesu turamenagura tagoni turakwirukanye izina rya Yesu turahagarika imbaraga turakubita hasi turahagarika imbaraga z'uruserero izina rya Yesu turahagarika imbaraga za karani turazinanije turahagarika imbaraga z'ibitambo izina rya Yesu turahagarika imbaraga z'uburwayi izina rya Yesu turahagarika imbaraga z'amagambo izina rya Yesu izina rya Yesu uyu mwanya turamenagura izina rya Yesu turahamagara imbaraga z'Imana izina rya Yesu ibidiniza amasezerano yawe izina rya Yesu twirukana izo mbaraga izina rya Yesu ibidiniza umugisha wawe izina rya Yesu turabihagaritse izina rya Yesu ibyafatira abanyeshuri izina rya Yesu turabihagaritse byafunze minirivare yawe izina rya Yesu turabihagaritse izina rya Yesu akagambane izina rya Yesu turabihagaritse izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu urakoze Yesu ibyafashe ubwenge bw'abana bacu ibyatumye abana bacu bazana amanota adahwanye na minerivare ibituma mu rugo haba umunabi ibituma famiye zitwanga kubita ibituma ibyacu bitemera turabyanze ibituma tutagira amahirwe turabyanze ibituma turata ubushobozi turabyanze ibituma twiga diporome ikaba mu kabati turabyanze ibyatumye tubura amafaranga yo gukomeza kwiga ibyatumye dususpanda turabyanze byose turabyanze ibituma abana batunanira turabyanze ibituma fiyansa dukatira turabyanze ibituma ubukwe bupfa finale turabyanze ibituma badufashaga batureka turabyanze izina rya Yesu gusenga kwanje kukugereho manura mahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi gusenga kwanjye kukugereho manura mahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi umumugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo
unkomereze unkomereze amaboko ora sharaboria kuko nshobozwa nawe imbaraga umumugisha wawe shakarabore kukutanga namubabarubamo nkomereze unkomereze amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga umuntu urwaye uburwayi bwananiye abaganga azapfukame hano